Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Yesu ashimwe bakundwa bene data, ndabifuriza umugisha w'Imana. Ni Mutuyemungu Jean-Pierre kuramutsa, komeza ugubwe neza, ubane n'Imana muri byose. Imana ikunezeze, uko kwiza kw'Imana kurwanya ibikurwanya, kunesha ibyakuneshaga kandi gukingura hakinze imbere yawe. Imbaraga zisumba byose zikugote, zigutwikire, zikubashishe, zikuneshereze, ugira amahoro n'ubugingo bwuzuye. Amen. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko rivuga ngo kuki inzira ijya mu bugingo iruhije. Kuki inzira ijya mu bugingo iruhije. Nguhaye ikaze muri iryo jambo ry'Imana. Ni mwene so Mutuyemungu Jean-Pierre. Reka dusome Matayo 7:14. Matayo 7:14, ijambo rihanditse riratubwira ngo iki? Handitse ngo ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Imana itugire neza. Izi ni inyigisho Yesu yatangiye ku musozi kuva mu bice 5 bya Matayo. Yari ari ku musozi, bazita inyigisho zo ku musozi kubera ko yari yicaranye n'abantu benshi, hanyuma kandi atindana nabo ku musozi. Baramwegera, atangira kubigisha no kubahugura, ababwira iby'amategeko. Nuhera mu bice 5 avuga abahiriwe abari bo. Hanyuma rero reka tugere ku murongo dushaka kuvugaho. Ageze ku murongo wa 13 arababwira ati noneho rero munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni bake. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Reka ntangire nkubaza, mbese koko inzira ijya mu ijuru, inzira ijya mu bugingo iraruhije? Igisubizo ni yego, kuko nyirayo, nyirinzira wayitangije niwe wabyivugiye, kandi koko yerekanye ko ari inzira ikomeye. Kandi reka tuvuge ukuri, buri gihe kugira ngo ugere ku byiza bigusaba kuvunika. Nawe urabizi, kugira ngo ubone diplome ko byakuvunnye, kugira ngo ubone amafaranga uravunika, kugira ngo wubake uravunika. Ibyiza byose kubigeraho biravuna. N'ubugingo buhoraho, Bibiliya iravuga ngo kuva ku bwa Yohana Umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo ubutwari. Biravuze ngo n'ubugingo n'ijuru kuzarigeramo ni ukurwana. N'abafata imijyi n'abafata ibihugu bararwana kugira ngo bafate ibihugu babohoze ibyo bashaka kubohoza. N'igihugu cy'ijuru kukijyamo ni ukurwana. Ndetse Bibiliya iravuze ngo ni ukunyura mu irembo. Atangiriye ku irembo. Kuki atangiye ku irembo? Ibintu byose bitangirira ku irembo. Iyo twinjira mu bibuga by'indege, iyo twinjira mu masoko manini, hari ibyuma bidusaka ku irembo kugira ngo tutinjira dufite ibyagirira nabi abandi. N'inzira kugira ngo tuyigeremo yo mu ijuru ijya mu bugingo, duhera ku irembo rirasukirwaho tukabanza kwiyambura. Nimwibuke icyo ijambo ry'Imana ryabwiye sogokuruza wo kwizera tumaze iminsi tuvuga witwa Aburahamu.
ijambo ry'Imana ryaramusanze mu bice 12 riramubwira ngo va mu gihugu cyanyu usige hanyuma ujye mu gihugu nzakwereka. Niwumva ko umuhamagaro ugizwe n'ibintu bitatu kandi aho ngaho bukiri ku irembo. Nikakubwira ngo vayo, siga ibyo bintu byawe, siga ibyo byaha, siga izo kamere z'iwanyu, siga ubwibone, siga ubusambanyi, siga uwo mugabo w'abandi watwaye nubwo yaguhaga amafaranga, siga, reka ibyaha nubwo byakunezezaga. Ntiwumva ko ibyo bintu bigoranye? Ariko reka nkubwira, nushaka akazi ajya gukora ama examen kugira ngo yinjire mu kazi. Hari ibizamini agomba gutsinda, no kugira ngo dutangire irembo n'inzira ijya mu bugingo hari ibizamini tugomba gutsinda. Examen ya mbere ni ukuvayo, ni ukuva muri kamere ya kera yo kwikunda no gukunda kwinezeza. Nasomye muri Luka 9:23, nawe usome wumva uwo muhamagaro uko umeze. Haranditse umurongo wa 23 ngo abwira bose ati umuntu nashaka kunkurikira niyiyange yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikire. Bibiri duhaye igisubizo cyiza kivuga ngo umuntu nashaka gukurikira Kristo, ni Yesu bivuga, icyambere asabwa ni ukubanza kwiyanga. Ntushobora gukurikira Yesu ukikunda, hari utuntu twawe ukigundiriye. Bigusaba kubanza kwiyanga kubw'umucunguzi, kuko Yesu ntitumwiga ahubwo turamuhishurirwa. Iyo umaze guhishurirwa, haleluya, umera nk'ahandi yavuze iby'ubwami bw'Imana, avuga uburyo bugereranywa n'umuntu wabonye izahabu mu murima mutoya. Ni uguhishurirwa, ahishuriwe abona izahabu ariko mu murima mutoya. Hanyuma ngo ibyishimo yaragize kubwo guhishurirwa iyo zahabu bimutera kugenda agurisha ibyo yaratunze byose. Nubwo abantu bamusetse, ariko yariyanze kuko hari ibindi by'igiciro yabonye. No guhishurirwa iyi nzira nubwo ifunganye, ugahishurirwa ko abayinyuramo bazagira iherezo ryiza. Haleluya. Ugahishurirwa iby'amakamba bera bazambikwa, ugahishurirwa iby'ubugingo bw'iteka. Nta kabuza wakwizinukwa nawe ugahitamo kunyura muri iyi nzira ifunganye. Kabone nubwo igoye koko. Kubera iki impamvu igoye? Nuko mu isezerano rya kera mu gihe cya Mose baravuga ngo umwanzi nagukura iryinyo nawe umukura irindi, ijisho ryawe naryangiza nawe barikuremo. Muri iyi nzira y'isezerano rishya rya Yesu riravuga ngo umwanzi nagukubita urushyi uhindura umusaya. Uhindura umusaya bivuze gukunda umwanzi wawe, umugaburire, umukunde. Namwe ni mu byumva. Mu isezerano rya Mose haravugaga ngo umuntu ntugasambane. Kwa Yesu ho biravuga ngo nurarikira umugore w'abandi, nurarikira umugabo w'abandi, tayari abarwa nk'umusambanyi. Ntiwumva ko bidusaba kwirinda cyane no kuzura umwuka wera kugira ngo tuneshe? Ariko reka nsoze nkubwira ngo nubwo bivunanye, nubwo bikomeye, bizagira iherezo ryiza. Abashaka ubwiza no kudapfa bakabishakisha guhora bakiranuka, Imana izabagororera ubugingo buhoraho, ndetse ngo bakiri mu isi izabitura ubwiza n'icyubahiro. Nibyo izaha umuntu wese. Imana iguha umugisha, Imana ikunezeze. Ntumere nka wa musore w'umutunzi dusanga muri 18 Luka umurongo wa 18 ngo waganire na Yesu ati ndashaka kugukurikira, naho we ngo akamubwira ati none se amategeko ndayazi. Yesu ngo aramubwira ngo genda ugurisha ibyo ufite unkurikire. Ngo uwo musore w'umutunzi arijima mu maso arorera gukurikira Yesu. Genda ugurishe ibyaha, genda ugurishe ibintu byose byagutandukanyaga na Yesu kugira ngo ujye mu bugingo buhoraho. Imana iguhe umugisha, kwifurije iherezo ryiza mukundwa. Imana ikunezeze, mwuka wera kubashishe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.